mukenya mwakabawe ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka mu zindi ukinga amaswe cyane twakire Pirate tangiza indirimbo tangiza Ogize indirimbo zo mukabara uzimenya se ujye dutaboneka nanjye gutemo yo bagatukanya ku myanya y'ibanga y'abanyina bakayamira amacupa bakayaminina hola waje wabo w'abasazi reka nze nkutere stories ukuntu narongoye dirigente hanyuma bonyi oho sasa rero abantu n'imyanya yabo nabahaye ibyiciro ninjye mvuga abantu runaka mujye mwiyumva abantu ubwo bashyizeho VIP no munsi ubwo abantu ba VIP ninjye mvuga abantu ba Singapore mujye mwiyumva abantu ba VIP ninjye mvuga abantu bipari mujye mwiyumva regira nimvuga abantu ba Ngororero mwiyumve Ngororero mumeze fresh muri bitanu mwaragoswe yeza ko ninjirira ubuntu mbonye abambona wese ariko ubu mbona passport sasa rero mbonye yamenyereye kuzuza agiye ingeso yo kuzuza hana yaruzuza umunsi umwe ngo yagiye kuririmbi wawa bagiye kubona babona mu kibuga harimo abantu utumwe w'abantu basanzwe bagira base na amafi yihinduye abantu shatse kwanga abantu baroze bagiwawa kujya kureba mbonye umuhereza amashyi menshi sasa rero mbonye mama wanjye aragufana tekeza ko tinya ko n'ifoto yawe yayometse ku rugi rw'igikoni aragufana bya hatari sasa rero mufitiye multiple choice hano unyanganire babarira mukora aka brag kamwe nigendere sibyo mufitiye multiple choice hano Imana iguhitishije mu bintu bitatu ikavuga ngo ugiye guhitamo umuntu umwe urajya mwiyerekwa ukaganirana hagati ya Dawidi Mose ndetse na Yobu wahitamo ndi Imana iguhitishijemo ngo muri aba bagabo batatu urahitamo umwe irakujyana mwiyerekwa uganire nawe hagati ya Mose Yobu na Dawidi wahitamo ndi wahitamo Yobu amashyi menshi wahitamo Yobu aha multiple choice ya kabiri ari inzu ya miliyoni y'idolari imodoka ya miliyoni y'idolari na business ihagaze miliyoni y'idolari wahitamo iki ari inzu ifite agaciro ka miliyoni y'idolari n'imodoka ifite agaciro ka miliyoni y'idolari na business ifite agaciro ka miliyoni y'idolari wahitamo iki business ifite agaciro ka miliyoni y'idolari ndimo nsoza ndimo nkuva hano nabwo mfite multiple choice hano dore mfitemo hano nkongera nkagiramo ntuza hano mfitemo n'agapfunyika k'urumogi bagutunze imbunda ngo uhitemo kimwe mo hano wahitamo iki we mwinsakuriza we mfite rwa mitsingi mfite agakingirizo n'agapfunyika k'urumogi bagutambitse urubunda ku mutwe wahitamo iki nyongorera basi amwana karakanyagwa buretse bonye rero ni umukristo na rubwa babizi karakantu gatuma ibintu bitaryoha ntabwo babiza nawe waragoswe ndagasa useke vuba nikomereze ariko buriya mba mbona umunsi umwe nzaba umuntu wa danje nzaba umuntu wa danje n'ukuri kw'Imana ndebye ukuntu iterambere ryanjye rigenda rizamuka buriya na muyoboke mubona buriya nawe yabaye umuntu wa danje kandi ntabwo yize buriya muyoboke kera yize serayi kandi muri serayi kandi ayoboye umuziki nyarwanda kandi muri serayi bigaga gukanika imitaka no guhoma ibijerekani noze si umuntu wa danje nanjye rero nzaba umuntu wa danje umunsi umwe uri kumva agatambwira niba wambwira mugenzi wanjye ngo ndakwiyamye bimubwira ariko niba wicaranye na so uranyiyamye ambonye nk'umunywanyi
ujyana gukora indi bora ko ndakubaze ntari haguruka unyihera ifoto kuko ndakwemera cyane. Twigeze mu mwanya wanjye rero katuyitsimbe, ariko iyo umuntu atarapfa wabona uzanayinywa nta wamenya. Muheruka i Musanze twagiye akongera asha niyo napfa najya mu ijuru. Naherukaga kukubona kera ari igitaramo wigeze kuzamo i Musanze uri uruzingo sha, none warabyibushye sha. Nibyo mbonye aho zananutse mwana, tujye dushimira Imana duteye iteka. Sasa rero mbonye turagukunda uri umuntu ujya wandika indirimbo nziza ziruhura imitima, ukumva ziruhura imitima. Gusa hari umuntu Imana yigeze kubwira ngo mbwiye ikintu ngo nkukorera ngo umwanzi wawe ndamukubira kabiri. Arangera ngo nimvuga imodoka ubwo umwanzi wanjye iramuha imodoka ebyiri. Aravuga ati nimvuga inzu ubwo umwanzi wanjye iramuha amazu abiri. Ubwo rero nawe mbonye kubera ko nta gihumbi cyawe nzi, Imana iramutse imbwiye ngo ngimbwire ikintu nkorera wera gukubira kabiri, mvuze ngo incakaguru yagucabira aho ngo naba nkosheshe pe, naba nkoze icyaha. Mvuze ngo inkuramo ijisho yagukuramo abiri. Cyakoze ikintu nayisaba wenda ntakugiriye nabi, nayisaba umugore umwe w'isasu ikagukubita babiri. Umaze icyumweru udasaze naba ndi ikigo. Umugore umwe w'isasu yaje ntesha umutwe nk'abandi burambonye we bamuhombanyije. Dukomeza hari umunsi umwe twari turi Musanze, ngira ngo abatinganyi murabaza, abatinganyi cyangwa se abage babagabo bajya bivugishwa nk'abakobwa. Twe turi Musanze haranu twari turi twarengeje amasaha, polisi iza kudufata batwaka ibyangombwa, bakajya twari nyirangamuntu ukavuga amazina yawe winjira muri Pandagara, amazina yawe winjira muri Pandagara. Hari umutinganyi twe turi kumwe nawe w'umugabo, arangije baramubaza ngo wowe witwa nde wowe? Ngehenga fande ngo nitwa Tuyishime Jean d'Amour. Baba muteye urushi ngo nitwa Tuyishime Jean d'Amour. Biriya biboro nibyo bigira mwana. Uyu munyutse ntago muzi ya story y'umusazi wakubise umutwe ku gitaka avango ngo ibyo nyamara bino twigira ngo bizadushiramo. None sasa rero hari mujya mukunda story, ari story kera ndabyibuka nkiga muri École de Dimanche. Nyiga muri École de Dimanche tukirabana nyine tugisenga, rukuntu bajyaga badufata bakadushyira ku mukeka tugasenga turi abana benshi badutoza gusenga. Saa sita nitujya ariko nijoro tukarya kuko nyine twari abana. Tugasenga bagashyiramo indirimbo tukaririmba bagacuranga tukaririmba. None harimo abana Imana yatoranyije bari bameze nka Samuel, Imana yatoranyije bakiri batoya. Ntabwo Imana rero iteranya abantu bose. No mu bana harimo abana bameze nk'ibirara, nanjye nari indimo. Ubwo rero twarasengaga abana barereko batangira kujya bereko bagatitira. Twebwe je n'urundi rwana rwitwa Patrick, nitwe abantu tutere gatwe nyine. Urwa Patrick twabaga twice tukabona abandi bari gutitira bari kwerekwa. None pastor yagiraga amahane cyane, akabona abana bari kusenga bagasenga ngo wowe twiki. Umwana ukumva aravuze ati yewe ndabibonye. Atubonye iki? Ati mbonye ati abamarayika bazamuka abandi bamanuka. Atabazamukaga bazamukanaga ibibazo by'abantu, atabamanuka bamanukana ibisubizo byabo. Pastor akavuga ati mwese muvuge ngo amen. None bose bakatavuga ngo amen. Kumva undi mwana atitiye ati nderetswe. Pastor akavuga ati weretswe iki? Ati ngewe mbonye, ati mbonye ijuru risa nk'irikingutse. Ati mbona abamarayika baguruka bambaye amakamba ya zahabu. Ati numva ijwi riravuze ngo mwese mbahaye umugisha. Pastor ati muvuge ngo amen. None nge niyo mbwa yitwa Patrick. Waravuze tumva rero mu mwanya wanjye dufite abakobwa dutereta muno, nibabona tuterekwa turaba turabaginga. Tititira nanjye ntitire nkwereke. Umukaritasi nanjye mba ndatitiye. Pastor abizi ko nerekwa mbona heyiwe datoni nanjye ndabibonye. Pastor avuga ngo Pirate ubonye ikintu
ti Pilato uraritswe ni ukuri kw'Imana ndagaswe ndabibonye we ndabibonye atubonye ikimbwira ati ni ukuri kw'Imana mbonye indobo y'ibiraha aterera abankubise urushyi yankubise urushyi rureserengwa hasi nicaye Patrick atajya kuri Patrick ati nawe nabonye tutirambwira ibyo weretswe Patrick ubwo bagize ubwo abagize confusion yarangije avuga ati nanjye nari neretswe ati mbonye nkubise urushyi nuko mitampfa urutabura turama bandi byahereye kera mwana byahereye kera ambo ndimo nsoza inyuma hari abandi hari ubundi ngira ngo abajene b'Ikigali murabizi nk'abantu tuba muri ghetto ukuntu tujye tugenera mubizi ya gahunda yagurye wari igihe ukenera nko kucyura umwana iyo ucyuye umwana usanga duteye nko mu bipangu bitemo n'abandi bantu iyo ucyuye umwana mwiza barabireba haguruka nkwereke iyo ucyuye umwana mwiza utahureza gatuza ntabwo nawe ubuza amasaha bicarira mu mbuga nawe utahumeze nefata hano gutya ubwo utahumeze neza nka gutya ubwo komanga ukinjira ati suhuza umupapa musuhuze rwose uyu nguyu turakundana fata hano gutya dukomeze suhuza mbonye hano musuhuze uyu nguyu turakundana Patrick bimeze bite uyu nguyu turakundana musuhuze donc iyo umwana mwiza uragenda rwose ukatukuramo n'ipfunguzo ugafungura witonze sheri ni karibu akinjira none iyo igikobwa kibire ako nubundi ntabwo uri namubariko komeza imbere turebe aka iki kibuno bari kugiha umwana muzima iyo ucyuye umwana mubi ubwo ubuze amasaha mu gipangu baba batari mu rugo ubwo uraverifia gutya ubundekuye gato ubwo na moto irabazana ubwo hagati ya moto ikuzanye n'imbuzanya barimo kilometero kuko abahungu ari twebwe twishyura moto umara kwishyura yawe ukatuba moto wambwiye nimero zawe akandika nayishyuye nuko atubwira umwana ubwo kamanza ukaverifia mu gipangu katunga ati injira mu wabajya ngo muri kuri patrouille ugiye kwicaraho gakeye ubwo bucyuye umwana mubi none nanye nigeze gucyura umwana ntago yari mubi cyane ntabwo yari na mwiza yarimo hagati ari gihe ucyura umwana kuko mukundana n'igihe umucyura kubera umusonga ubwo ronge bikiriye umwana kubera umusonga dukubitaniye haboro mu gitaramo cyabaye hano cya Devisti nyuyu mwana ndamutahana icyo gihe ndabyibuka bora navuye Musanze ndi imanzi ya danje ari imanzi nta kintu ndakora namuciye ndi n'imanzi koko uri kumva ariko arabarutada arabaruta yego shana gazi yari yashize ndagase uri kumva nicyuriye umwana icyo gihe ndi imanzi ntazi nuko bijyana nuko batereta narambwiye ariko wazaje kunsura tabati wagusura kano kanyu mbona isa 4 z'ijoro ubwo nk'umugabo ndavana ingwino tugenda mbona umwana arankurikiye tuba turagiye tugeze mu nzu umwana arakingura turaganira muhako kunywa aranywa ubu umwana ngira ngo ntabwo ari burare yize ngo ntabwo ari burare yambaye agakanze tavuga tufite agakabutura ngo ntize mfite ikabutura imwe mba ndayimukubise umwana barayambaye ayambaye tanyintira n'umupira mbona yinjiye mu buriri bita nsohoka ni rero iki nicyo gihe ibintu byo kuba imanzi nanjye nkabihagarika tuba turaryamye itara ndarizimya gusinzira biranga ubwo kumwegera biranga bandasohotse ubwo abajana ukuntu tatwizerana bandasohotse mitampamagara muhinde ntaro muhinde ti salama cyangwa ubwo nawe yaragiye kuryama ntibimeze bite ni sawa atugize icyo kibazo mwana ko rubwa mbere umamagaye no masaha ni mwana ntinacyuye umwana kandi urabizi ndi imanzi tinabuze ukuntu nagira ikintu mubwira angije atambaza to mwana yambaye iki ati kabutura ati ko bigoranye ati none se aryamye yambaye ataryamye ati ntiyubitsinda ati byo biragoranye pe ati nta kintu mfite nakumarira ati cyakoze reka nkohereze ku mushumba ati umushumba arakugira inama biravamo uri umushumba n'umuntu wa danje arangije bamamagaye umushumba ahita ambwira ati bimeze bite umwana nabuze ukuntu namwegera ati yambaye ikabutura aryamye yubitsinda tumva rero nkubwira ati mubwira ko ugiye kumukorera agasiripurize nakemera witumbwira mubwira akantu rete ukora ndavuga nti sheri ko ngiye kugukora agasiripurize atavuga ati ntaribi mitambwira mushumba nti ataravuze ngo ntaribi atavuga ati fata yakanzuye uyimese ndayifata ndayifura ndayanika saa 6 z'ijoro maze kuyanika nuko arangije atambwira tumva rero ati ngiye kuza aho ngaho iwawe twasaga nk'abaturanyi mpite mvuga nti muhampereje ikabutura yanjye ko mu gitondo ndayitwara muri siporo tiyonge yambara arahita yikuramo abaraje umushumba barakomanza ti Pirate muraho ti yego saa 6 z'ijoro ati yakabutura y'umutuku nagutije ti wayimaye ko mu gitondo ajye muri siporo mbwira umukobwa nti wabyumvishe se tumushumbaje kuyitwara abayikuyemo ayikuyemo umukobwa bakenyeye ishuka ubwo mushumba ndayimuha ati
ati genda muryame ati nimubyuka nta kintu mukoze tumenye ko ntari umunyamurenge tumenye ko ntari umunyamurenge ubwo twarinjiye turaryama ibintu byabaye ubu kano kandi mfite uruhinja rw'amezi 4 mwampaye amashyariko hanyuma joke zanjye ndazirangije ari message nshaka kubagezaho ari akantu nahuye nako mu gitondo nk'umukuntu wenda umuntu abagize amahirwe akabona abantu benshi cyarimwe gutya nshaka kugira ngo mbagezaho ako kantu mu gitondo nabaye nk'urwaye mu nda cyane mu nda harandya bya hatari nasaga nkaho nasaga amafaranga nari mfite nari ndwaye mu nda noneho buretse ntago ari joke nazivuyemo naka message nshaka kugira ngo mbahereze narwaye mu nda bya hatari maze kurwara mu nda ubwo mpita ntumumujene nta mafaranga ahagije nari mfite nahise mbwira umuntu duturanye ati ntiza amafaranga ndibuze kuza kuyagusubiza ninyabona ntije 5,000 amaze kuyantiza buretse wait amaze kuyantiza nago yari mu rugo noneho kuko nge ntari nshoboye kujya ku muhanda nahise ndeba undi mujama duturanye abandi mbabura ujye kuri farumasi ungurira ibinini mu nda haranyishe meze nabi imvura yari irimo iragwa yakinguye ari kunyagirwa ajya kungurira ibinini arabizana message nashaka kubahereza rero umuntu muturanye uraba ari umuntu ukomeye cyane iyo experience nayibonye bajya bavuga mu kinyarwanda ngo umuturanyi wa hafi ngaruta umuvandimwe wa kure icyo kintu nakibonye niba uturanye n'umuntu muharanire kubana neza mu mahoro niyo message nashaka kubahereza ese waba wibaza ahantu ushobora kugura telefone ya Samsung cyangwa iPhone ya original y'umwimerere ifite warranty Samsung A250 ni igisubizo kuri icyo kibazo tugane ubashe kugura telefone muri zo twavuze reka nkwibutsa kandi kantu ushobora kugura iPhone cyangwa Samsung ukagenda wishyura gahoro mu byiciro si ibyo gusa Samsung A250 tugufite televiziyo za Samsung nziza ndetse na firigo nziza kandi ziri mu ngano zitandukanye nkwibutsa ko nanone ukeneye nka kamera z'umutekano genzi kuka n'ibindi bikoresho byo mu rugo watugana kandi tukabiguha n'ubundi ari original bifite na ya warranty twavuze haraguru Vikinga,